kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, ubuntu bw'Imana nibukomeze bubane namwe. Tugiye kuvuga inkuru y'incamugongo y'uko umukozi w'Imana Pasiteri Ezira Mpyisi yitabye Imana. Pasiteri Ezira Mpyisi ntakibarizwa muri iyi si y'abazima, yitabye Imana kuri uyu wa gatandatu tariki 27 Mutarama 2024 ku myaka 102 y'amavuko. Azize izabukuru. Pasiteri yavukiye mu Mataba mu mwaka w'1922 akurira ahitwa Igitwe, ari naho yakoreye mbere yo kujya mu buhungiro mu bihugu bitandukanye birimo Uburundi, Mozambique, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyitwa Zaire no muri Kenya. Yize amashuri abanza muri Rwamwata Adventist School, ayisumbuye ayiga mu ishuri ry'abamisiyoneri ry'Igitwe. Icyo gihe yize gusoma, kwandika no kuvuga Igifaransa mu myaka 12. Mu mwaka w'1935 nibwo Mpyisi yagiye kwiga, aza gusoza amasomo mu myaka 18. Ahita ahabwa akazi ko gukorana n'abazungu nk'umukarani wabo, nk'ushinzwe inyandiko z'Ababiligi no kuzibika. Mpyisi yize kaminuza muri Mozambique, aba umupasiteri, umushumba mu mwaka w'1951. Mu mwaka w'1953 aba n'umumisiyoneri i Kasayi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, icyo gihe yitwaga Zaire. Yabaye umupasiteri mu idini ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, aho yamaze imyaka 3 mbere yo kugaruka mu Rwanda. Yagiye hanze nyuma yo guhura n'abamisiyoneri bo muri Amerika na Afurika y'Epfo, ndetse anigisha mu bice bitandukanye by'icyaro, yamamaza ubutumwa bwiza cyangwa avuna. Nyuma yo gusoza amasomo yakoze mu biro by'abazungu byari i Nyanza, akigisha uko bamubwiye yarenza ahibye agakubitwa ibiboko 8. Yigishaga uko abazungu bari baramutegetse, yarenza ahibye akaba yakubitwa ibiboko 8 ku munsi. Yigize kubwira ikinyamakuru ati, muri Mozambique nagiyeyo ndi impunzi, ndangije njya mu mahanga. Mu mwaka w'1964 nagarutse mu Rwanda. Ejo bundi mu mwaka w'1997 nagiye muri kaminuza, mfite abana 3. Kera abantu bigaga barabyaye. Niwe mwanditsi mu bo mu Rwanda, Uburundi na Kongo. Niwe mudivantiste mu bo mu Rwanda, Uburundi na Kongo wabonye bwa mbere icyangombwa cy'icyiciro cya 2 cya kaminuza mu bijyanye n'iyobokamana, teolojiya. Nyuma yaho yabaye pasiteri, akajya yigisha abandi bapasiteri. Abapasiteri yabuhawe mu mwaka w'1951. Pasiteri Ezira Mpyisi yari mu Banyarwanda babitse amateka ahambaye y'ahambere ku ngoma z'abami, dore ko yabanye cyane n'umuryango w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, akaba n'umujyanama wa Kigeli wa gatanu Ndahindurwa watanze mu mpera zo muri 2016. Uyu musaza yakundaga kuvuga ko ari umunyarwanda wuzuye utari ikibyarirano. Yabaye ku ngoma ya cyami, ndetse yabonesheje amaso repubulika zose uko zakurikiranye mu Rwanda kugeza magingo ye. Rudahigwa amaze gutanga, Mpyisi yakomeje kugira inama umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa wamusimbuye kugeza mu mwaka w'1960, ubwo yahezwaga ishyanga n'Ababiligi ku busabe bw'ishyaka Parimehutu. Mpyisi yigeze kuvuga ko kwinjira mu itorero ry'Abadiventiste ngo yahuye n'umuntu amusaba kuyoboka Imana, ariko ajyayo ku gahato. Ati, badusangagaho turagiye inka i Rwamata muri Nyanza, bakadufata ku gahato. Bamara kutwandika, wasibaga kujyayo bagakubita so ibiboko. Nemeye Abadiventiste, ndetse barambwira bati, uko tukubwiye ubikora utyo, ntukabaze. Ubwa mbere yambara ipantaro hari mu mwaka w'1947. Mu mwaka w'1948 icyo gihe ngo yagiye kuyidodesha i Bujumbura avuye i Nyanza, kuko nta badozi babaga mu Rwanda. Amwe mu magambo atazibagirana yavuzwe na Pasiteri Ezira Mpyisi. Pasiteri Ezira Mpyisi iyo
yavugaga byabaga bigoranye guhisha imbavu, ndetse amagambo ye yakunze guhererekanwa cyane n'abakoresha imbuga nkoranyambaga. Inshuro nyinshi yumvikanye abwiriza ahantu hatandukanye, ariko abenshi bakita ku magambo akoresha abwiriza nuko abantu bakayakira. Mu magambo ye avuga ku myaka 60 yabwirizaga insengero zikuzura, amafaranga bakayazana, agahabwa intebe, ariko kubera ko asigaye avuga ukuri ubu hari aho yari asigaye ahezwa. Ubusore, icyo twari tugamije kubabwira ni uko uyu musaza Pasiteri Ezira Mpyisi yari umuntu wakoreye Imana cyane akiri ku isi. Yakundaga kuvuga Imana, akabwira n'abantu ko bagomba kwihana ibyaha. Pasiteri Ezira Mpyisi yakundaga kuvuga ibyo abandi benshi batavuga. Yavugaga ukuri kuzuye mu bijyanye n'ijambo ry'Imana, nta jambo yacaga hejuru. Yakundaga kubwira abantu ko bakwiriye kuva mu byaha bakizera Kristo. Mu magambo yiwe, mu minsi ishize bigize kumubika bavuga ko yapfuye, nyamara atapfuye. Ariko mu gusubiza yasubije ubona afite imbaraga nkeya, avuga ngo ese uwo muntu umwifuriza gupfa? Iyaba yarazanye urupfu, we ntiyaragitinya gupfa. Yumvaga ananiwe cyane, yumvaga akwiriye kuruhuka kubera yuko zimwe mu ngingo ziwe zari zaratangiye kwangirika, nk'umugongo ndetse n'izindi ngingo kubera kugira mu zabukuru. Twarangiza tumwifuriza iruhuko ryiza. Umusaza umukambwe, inzu y'ibitabo igiye, kandi ibyo yaharaniye byinshi yarabibonye, dore ko yari yaritandukanije n'icyitwa idini. We yigize kwivugira yuko akiri umusore, akiri umubwirizabutumwa bwiza, ko yakunze kuvuga ibintu nawe ubwiwe atashobora. Yigisha abantu ijambo ry'Imana rigendeye ku byo bashobora, ndetse no kuva mu bya kidini, dore ko ibyo ngibyo biba bitarimo Imana. Mu ijambo yigishaga ntiyarakivuga idini. Bamwe bari baramuheje mu madini. Umukozi w'Imana Ezira Mpyisi, Imana imwakire mu bayo. Natwe n'ejo bundi bakozi b'Imana mukwiriye kwandika amateka mazima kugira ngo nimupfa abantu bazabona icyo babavuga kandi cyiza. Reka dusome ijambo ry'Imana dusoma mu Byahishuwe ibice 14 umurongo wa 13. Haravuga ngo, numva ijwi rirangurura mu ijuru rimbwira ati, andika utuhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ye, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Umukozi w'Imana Ezira Mpyisi nawe mwifurije iruhuko ryiza. Imana imwakire mu bayo. Turabashimiye mwebwe mwese mwabanye natwe. Ibi ngibi ntago tubikoze kugira ngo turebwe, ahubwo ni umuntu mwiza warwanye neza, akaba ashoje urugendo rwiwe nk'umukristo mwiza, kandi wakoresheje igihe cyiwe neza hano ku isi. Natwe tubonereho isomo ryo kugira ngo tuzakorera Imana neza, kugira ngo natwe tuzakirwe mu bwami bwo mu ijuru tudafite umugayo. Imana yakire umugaragu wayo mu bayo. Shalom shalom.